Haleluya, haleluya, Imana ishimwe cyane, izina ry'Uwiteka nirishyirwe hejuru, icyubahiro n'ikibi cy'Imana, byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. None ni itariki 5 ukwezi ko ni ukwa gatatu, mwaka 2026. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Zaburi 125 haranditse ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi witwa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agose abantu be. Aya masaha ndavugana nawe unkurikiye nkubwira ngo Uwiteka arakugose kandi akugose impande zose. Uwiteka arakugose kandi akubambiye amahema kandi arakubundikiye nta kintu uzaba. Zaburi ya 91 iravuga ngo uba mu bwihisho bw'isumba byose, bazahama mu gicucu cy'ishobora byose. Mana y'amahoro ishimwe, izina ry'Uwiteka nirishyirwe hejuru. Uwiteka agose ubuzima bwawe, Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Nubwo ubona intambara, nubwo ubona imiraba, ariko Uwiteka ari kumwe nawe. Nubwo ubona ukabona bicitse, ariko Uwiteka ntaho yagiye, aracyahari. Uwiteka ni umurengezi, Uwiteka ni umutabazi, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Ajya arengera abantu be, ajya atabara abantu be, ajya atabara abamwiringiye, ajya abarwanirira kandi akabamara umubabaro. Uwiteka Nyiringabo arahari kugira ngo akumare umubabaro. Uwiteka Nyiringabo arahari kugira ngo agucire inzira. Uwiteka Nyiringabo arahari kugira ngo agukureho igisuzuguriro. Kandi Uwiteka Nyiringabo Imana, iyo ntambara urwana ntabwo ari iyawe. Yimurekere, muharire urugamba, umwizere, umwiringire, umuhanga amaso. Umuririmbyi yararirimbye avuga ngo ajye arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Aya masaha tumbira Yesu wenyine, tumbira Yesu wenyine, niwe gisubizo. Mutumbire umurebe. Uburwayi ufite, tumbira Yesu, Yesu abasha gukiza uburwayi. Intambara ufite, tumbira Yesu, Yesu abasha gukuraho intambara. Amakuba ufite, tumbira Yesu, Yesu abasha gukuraho amakuba. Haleluya, Yesu abasha gukuraho amakuba. Ibiri mu rugo rwawe ubona byayoberanye, ibyo ngibyo Yesu arabishobora. Nta kindi, reka nkubwire, Yesu ajya akora bimwe tudashobora, bimwe twebwe tutashobora nk'abana b'abantu. Hamwe ubona bigishoboka Yesu aba ataraza, ariko bimwe udashoboye, ibyo bimuharire. Mwikoreze amaganya yawe yose kuko yita kuri twebwe. Mwikoreze amaganya yawe, mwikoreze ibibazo byawe, mwikoreze uburwayi bwawe, mwikoreze ubukene bwawe, mwikoreze intambara zawe, mwikoreze amakuba yawe, mwikoreze. Haleluya, uyu munsi muri byuka urabagirane, mwikoreze amaganya yawe. Hari ikibazo cyari kikunaniye, nonaho uyu munsi kimwikoreze. Yesu ntabwo ajya ananirwa, ntaremererwa. Yesu ntabwo ajya ananirwa, ntaremererwa. Yesu ni umwami w'amahoro, ni umutsinzi, ni umutabazi, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Ntaremererwa, ni umwami w'abami, ni umwami. Kandi ikindi, ntiyibagirwa kuko akiranuka muri byose. Imana itugirire neza, nta nubwo ajya yirengagiza. Yesu ntabwo ajya yirengagiza, umutabaje wese aramutabara. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Yesu ntiyirengagiza. Imana ishimwe. Cyo nkundira Yesu nuko atirengagiza, icyo nkundira Yesu nuko adaharara, icyo nkundira Yesu ntabwo agira amagambo. Ikindi, ntabwo yumva amabwire. Imana ishimwe, Yesu arahari kugira ngo akurengere. Uko yari ari kera n'uyu munsi niko akiri. Ndavuga Imana ko ishobora ibintu byose, nta na kimwe kibasha kuyinanira. Iyo akamije inyanja itukura, ibasha gukamya n'ibyo bibazo byawe, bigakama, bikagenda, bigakama, bikarangira, bikavaho, bigashira, bikibagirana. Imana ishimwe cyane. Muririmbyi z'umwuka aririmba aravuga ngo imyaka ijyana iby'iyi si nk'amazi ahurura, bikibagirana vuba nk'inzozi z'umuntu. Imyaka ijyana iby'iyi si, Imana muri tugirira neza, bikagenda
ngo bikibagirana vuba nk'inzozi z'umuntu, ariko Imana ishimwe yo ntabwo ijya yibagirwa. Reka nkubwire, ibyakubayeho mu 2000 irabizi, ibyakubayeho ukivuka irabizi, kuko yakumenye ukiri urusoro mu nda ya mama wawe. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Mana, none aha ndasengera uyu muntu nkurikiye. Hari umuntu wananiwe kwizera, uyu muntu ndamusengera ngo imbaraga zawe, ubutware bwawe, gukomera kwawe kuboneke kuri we. Mana, umwongerere kwizera. Dore yageze mu gikombe cy'ishidikanya Mana, ariko ndakwinginze Mana, mwegere, umutabara, umurengere, umuhindurire amateka, umuhindurire ubuzima. Mana, iki gikombe cy'ishidikanya Mana ukimukuremo, muvane muri iki gikombe cy'ishidikanya Mana, umuvanemo mu izina rya Yesu. Umuvaneho uburetwa, umuvaneho iminyururu, umuvaneho imigozi mu izina rya Yesu Kristo. Hari abantu baboshywe imigozi, bakora ntibigende, ibyo bagiyemo byose bikanga. Abo ndabasengera no masaha uyu munsi Mana, reka abo bantu barwanirire, abo bantu barengere, nabo bakire kurabagirana mu buzima bwabo. Abo bantu barengere Mana, nabo bakire kubohoka mu buzima bwabo. Abo bantu barakora ntibigenda, ndetse n'ibyo amafaranga babonye baca mu myanya y'intoki. Mana, ngwino ubarwanirire intambara. Niwe wenyine ujya urwana intambara, ngwino urwana intambara. Mana, umuntu wese uri gukora uha umugisha imirimo y'amaboko ye. Mana, niko ijambo ryawe rivuga ngo uzaha imirimo, uzaha umugisha imirimo y'amaboko yacu. Ndasengera uyu muntu rero unkurikiye none, aho umugisha ibiganza bye, umugisha izina rye Mana. Uyu muntu umubohora, uyu muntu umuzamure, uyu muntu umuhagurutse, uyu muntu umuteza intambwe, uyu muntu Mwami murengere, muhe umugisha, muhe ubuzima, kuko uri Imana igira neza. Imbaraga n'imbabazi zawe biboneke kuri uyu muntu, gukomera kwawe kuboneke kuri uyu muntu, ubutware bwawe buboneke kuri uyu muntu, uburinzi bwawe buboneke kuri uyu muntu, umwuka wawe wera aboneke kuri uyu muntu agwiriye, umwuka wera w'ubwenge, umwuka wera w'ubuhanga, umwuka wera wo kumenya Mana aboneke kuri uyu muntu mu izina rya Yesu. Ndasabira uyu muntu Mana, arwaye umutwe udakira, awumaranye igihe kinini, uyu mutwe waramuzengereje, uyu mutwe waramunanije, nanjye ndamusengeye, reka ya maraso wamennye ku musaraba i Golgotha, reka mukize Mana, reka ayo maraso amubohore, reka ayo maraso amuhindure muzima mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ndasengera uyu muntu, ujye ugira inzozi mbi Mana, ndakwinginze niwe wamusura, reka uterereze intekerezo ze Mana, umusure, mukureho inzozi z'abadayimoni, mukureho inzozi z'imiruho, umukureho uburetwa, umukureho igisuzuguriro mu izina rya Yesu. Nabatangira rota inzozi nziza, abamarayika bamusure, ijuru rimwisure, ijuru ribane nawe, ijuru rimwiyereke, ijuru rimwihishurire, ijuru rimwigaragarije, ijuru ribe mu ruhande rwe mu izina rya Yesu. Mana, bana n'uyu muntu, bana n'uyu muntu, bana n'uyu muntu Mana, bana n'uyu muntu, bana n'uyu muntu, murwanirire n'ukuri, murwanirire ukuboko kwawe kwiza kuboneke kuri we Mana, kuboneke kuri we uyu munsi Mana. Fungura imiryango, hari abantu bamaze igihe inyuma y'urugi rukinze Mana, fungura imiryango, fungura irembo ry'imigisha yabo, fungura irembo ry'imigisha yabo, fungura irembo ry'amasezerano yabo, fungura irembo ry'iterambere ryabo, fungura irembo. Haleluya! uyu muntu umufungurira irembo, uyu muntu umufungurira irembo Mana, bamaze igihe inyuma y'urugi rufunze Mana, fungura irembo. Arajya gusaba akazi akakabura, abandi bakakabona. Iyo bagabanyije abantu muri kampani akoramo, niwe baheraho Mana, murengere, mufungurira irembo, ava inyuma y'urugi rukinze. Uyu muntu umumara umubabaro, uyu muntu umumara agahinda, uyu muntu Mana mukureho igisuzuguriro. Hayizo ni mashando wiribirifai lelebota nini topevo nini hayibefo durere mekotaya lazizi ni wayakudebo yasa. Imbaraga zawe Mana, uyu muntu umuhe kurabagirana, uyu muntu umuhe kurabagirana. Ndasengera uyu muntu ugerageza guhinga bikarumba, uyu muntu ugerageza korora bigapfa, uyu muntu ikintu cyose akozeho kiranga, ndamusengera muhe umugisha Mana. Bohora amaboko ye, bohora Mana, bohora, umuhe umugisha. Mukureho inyatsi, mukureho uburetwa, mukureho igisuzuguriro, mukureho buri imbaraga yose y'abazimu n'abadayimoni, icyamunanizaga n'icyamutsikamiraga kimuveho mu izina rya Yesu. Urakoze Mana kumubohoye kandi umurengeye. Amen. Imana iguha umugisha, byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Imana iguha umugisha, we wumvishe iri sengesho, ugiye kuri sharinga abantu 5, ukiri sharinga abantu 5, Imana iguhereza umugisha.
abantu bari muri telefone zawe, inshuti yawe, muvandimwe wawe, mama wawe, musheyaringa iri sengesho nawe asenge. Imana iguha umugisha ukibikora. Hari umugisha urahita ukugaragaraho, hari igitangaza urahita wakira uyu munsi ku itariki 5. Kora subscribe niba utarayikora, uraba wihuje n'amavuta y'igicaniro. Ugikora subscribe uraba wihuje n'amavuta, ugikandaho. Ijuru rigukwishimire, ijuru rigusure, ijuru rikwandike mu gitabo cy'imirimo. Kanda like, ntugende udashyizeho comment. Uramenye, ntugasenge ngo ugende utavuze ngo amen. Akira ibyawe mu izina rya Yesu, byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Shalom, shalom, ndabakunda.